Ibihe byiza kuri mwese ndabasuhuje. Mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ruregwamo abakekwaho gusakaza amashusho y'umuhanzi Yampano, ubushinjacyaha bwagaragaje aho ayo mashusho yari ari ndetse n'uwashoboraga kuhagera. Icyakora umunyamategeko wunganira umwe mu baregwa asaba ko uriya muhanzi nawe akurikiranwa kubera ko ari we wa mbere wasakaje ariya mashusho. Byagarutsweho mu rubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruregwamo Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman ndetse na Kalisa John uzwi nka K John. Ubwo ubushinjacyaha bwabazwaga kugaragaza impamvu basabira abaregwa gufungwa by'agateganyo, bwavuze ko ibyagezweho mu iperereza bishimangira ko bakoze iki cyaha bakurikiranweho. Kuri Pazoman ubushinjacyaha bwavuze ko yari umujyanama wa Yampano, aho yashoboraga kugera kuri imeri y'uyu muhanzi ari naho yari yarabitse ariya mashusho. Pazo yemereye urukiko ko yabonye ariya mashusho kuri imeri ya Yampano, ariko ko atigeze ayamanuraho ngo ayabike muri telefoni, kandi ko akiyabona yahise abibwira Yampano ngo ayakureho. Yagize ati "Ngewe uretse kuyarebaho gusa ntabwo nigeze nyabika kuri telefoni cyangwa ngo ngire uwo nyasangiza." Uyu Pazo kandi yavuze ko no mu iperereza ryakozwe n'abahanga ryagaragaje ko we atari afite ariya mashusho ndetse ko nta muntu n'umwe yayasangije. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwatangaje ko uyu Pazo ku itariki ya 11 Ugushyingo yandikiye uwitwa Dumba uzwi mu myidagaduro nyarwanda, aho yamubwiraga ko yasiba amashusho ya Yampano ndetse amusaba kutagira umuntu ayasangiza. Umunyamategeko wunganira Pazoman yavuze ko Yampano yagakwiye kuba nawe ari gukurikiranwa kuko ari we wa mbere wagize uruhare mu gusakaza ariya mashusho ye. Uyu munyamategeko wavugaga ko bitumvikana uburyo Yampano yashyize ariya mashusho kuri imeri kandi abizi neza ko atari we ubasha kuyigeraho wenyine, asaba urukiko gutegeka ko uyu muhanzi nawe akurikiranwa. Yagize ati "Turasaba urukiko ko mu bubasha bwarwo twategeka ko Yampano atangira gukurikiranwaho gusakaza ayo mashusho kuko yayashyize kuri imeri kandi abizi neza ko atari we wenyine uyikoresha." Kuri K John ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza ryagaragaje ko hari ifoto yafashe akoherereza umuhanzi witwa Papa Cyangwe amubwira ibyari amashusho, amubwira ko yamaze kujya hanze. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko uyu K John yasabye uwitwa Kwizera Nesto uzwi nka Papi Nesta ariya mashusho akayamuha ku buryo hari ikibyihishe inyuma. Hari kandi umutangabuhamya uzwi nka Njuga wavuze ko yahuriye muri resitora n'aba bombi K John na Pazo bakamwereka ariya mashusho. K John we yahakanye ibyaha avuga ko ifoto yavuzwe yayibonye muri Kamena uyu mwaka ku rubuga rwa WhatsApp yashyizweho n'umuntu wavugaga ko umuha amafaranga amuha amashusho ya Yampano ari gukora imibonano mpuzabitsina, ngo koherereza iriya foto Papa Cyangwe yashakaga kubimumenyesha nk'umuhanzi wari umaze gukorana indirimbo na Yampano. Umunyamategeko wunganira K John yavuze ko kuba uriya we yarasabye ariya mashusho ndetse akayahabwa bidakwiye kuba impamvu zigize icyaha, kuko icyaha ari ukuyasakaza nyamara we atarigeze abikora. Nyuma yo kumva imyiregurire y'aba bombi, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwapfundikiye urubanza rwanzura ko ruzasoma icyemezo cyarwo ku ifungwa tariki ya 11 z'ukwa 12. Duhure mu yandi makuru, ndabashimiye cyane.